Haleluya! Abarundi turabakunda. Namwe muradukunda. Murakoze cyane. Haleluya! Tugiye kuririmba ngo Imana yacu. Ndamutse ngusabye guhitamo Dorcas hagati y'aba bombi ndabizi neza ko icyo cyagutsinda ndetse habayeho amarushanwa ahanganisha aba bombi mu by'imiririmbire kumenya izina ry'uri butore byakora ariko kumenya isura ye benshi bayamanika nza abantu benshi bashyiraho ibihumbi 100 nonaha ngo batunga agatoki kuri Vestine bamutandukanye na Dorcas ayo mafaranga ntibabashe kuyatsindira kuko batazi kubatandukanya nyine ahubwo se wowe wabuzi kubatandukanya cyangwa nawe urabitiranya ni ufite igisubizo tubwire hasi muri comment. Mera na yanje. Nje nagute. Halo bagabo. Halo uri urafishinata. Uko urafishinata muzanye. Vestine na Dorcas aya nama zina maze gukomera cyane no kuba manini mu muziki nyarwanda by'umwihariko mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana gospel. Kuva kuri nahawe ijambo bahereyeho kugeza kwiriba baheruka gushyira hanze vuba aha indirimbo zabo zose zarakunzwe ziramamara zirakinwa hose ku maradiyo no ku mateleviziyo mu nsengero ndetse byaranarenze ahubwo zikajya zikinwa mu tubari no mu tubyiniro mu by'ukuri ni bato batari gito kuvuga ko bafite amajwi meza gusa ntibihagije ahubwo bafite amajwi meza bihebuje ku buryo baririmba bamwe amarira bazenga mu maso kubera ibyishimo byinshi abandi bagashesha urumeza ku mubiri hari n'abajya kure bakavuga ko baririmba nk'abamarayika merekeza nyamagambo ihumure bikantera kugendana biragoye cyane ko bavuga ko ari abana gusoza utavuze izina murinda habirene uyu akaba ari manager wabo uyu kandi ni uri inyuma y'inkuru yo kumenyekana kwabo ndetse byose bamaze kugeraho uyu munsi bisa n'ari akaboko ke ibi ni ibintu buri wese ukunda aba bana kandi ukunda umuziki nyarwanda muri rusange yashimira uyu mugabo murinda habirene ni abana bakunzwe cyane bimaze ko kugeza ubu buri ndirimbo yabo bafite uhereye kuyo batangiriyeho zose zarebwe nibura inshuro zirenga 2 miliyoni ni ukuvuga ko zose zifite views zirenga 2 miliyoni kuri YouTube ukuyemo iyo baheruka gushyira hanze mu minsi mike ishize yitwa Iriba ni ukuvuga ko ubwo nateguraga iki kiganiro yo yari ifite views 544. Ikigaragaza ko bakunzwe koko nuko mu bitaramo bitabira mu Rwanda no hanze yarwo cyangwa se ibyo ubwabo bakora byitabirwa cyane ndetse ku rubyiniro bakishimirwa cyane. Ni Vestine na Dorcas ndi kukubwira benshi muri mwe murabakunda cyane ndetse muze ko Vestine na Dorcas bamaze kwamamara no gukomera muri uruganda rwa muzika sinabangiye kure y'ukuri gusa nubwo bamaze kugira abafana benshi no kwamamara bavuga ko ibyo batabiha agaciro cyane ngo biyumve nk'abantu bakomeye cyangwa barenze ahubwo ngo Kristo barimo ubakoresha ibikomeye ngo ni urenze muri make niwe baha agaciro kuri bo bizera ko ngo nta muntu n'umwe urenze cyangwa ukaze ahubwo ko Imana imukoresha ari ikaze iri hejuru ya byose nyine ariko se mu by'ukuri uretse ibyo nkubwiye n'iki kindi ubazi aba bana baririmba neza bamajwi aryoheye amatwi mu by'ukuri ni bantu ki urwo rukundo mu bakunda nirwo rwatumye nanjye negura karaseri nkakuramo inyandiko nkasoma nkabategurira icyegeranyo cyihariye ku buzima bwabo turi kuganira kuri Vestine na Dorcas birashoboka ko nawe waba uri umwe mu bajyaga bagira urujijo kuri aba bana bombi ukabitiranya utazi kubatandukanya reka noneho ngufashe kubasobanukirwa. Dorcas bite byiza Vestine bite ni byiza ubundi Vestine ni uyu w'imibiri yombi uyu kandi ni nawe mukuru naho Dorcas ni uyu w'inzobe ubwo baranabyoroheje kubatandukanya biroroshye ushatse wafata ko Dorcas ari ufite appareil mu menyo ubwo ugahita umenya ko Vestine ari utazifite nyine gusa mbere yuko nkubwira byinshi ku mateka y'aba bana reka mbanze nkubwire gato ku burwayi bukomeye Vestine yagize bugatuma ajya mu bitaro ubwo haburaga iminsi mike ngo bajye kuririmba i Burundi mwese murabyuka mu byumweru 3 bishize inkuru yari muri showbiz mu Rwanda icyo gihe yari igitaramo cya Vestine na Dorcas bakoreye mu Burundi bakigerayo mbere gato yuko bakora igitaramo umunyamakuru Irene Murindahabi usanzwe managinga abakobwa mu kiganiro yakoranye na Vestine na Dorcas mbere gato yuko bataramira abarundi yahishuye ko mbere yuko bafata Rwanda yaberekeza Bujumbura ngo Vestine yabanje kurwara cyane bibatera ubwoba Irene yavuze ko mu buryo butunguranye bagiye kubona bakabona umwana arafashwe
Irene avuga ko byamuhaboye cyane akagira ubwoba. Vestine nawe muri icyo kiganiro cyacaga kuri channel ya MI Empire yavuze ko ngo atarasanzwe arwara muri buriya buryo. Ati kandi ntabwo najyaga ndwara gutya pe. Ibintu byo kurwara kabisa Imana yari yabindinze cyane. Vestine avuga ko byamubayeho ngo bitunguranye cyane kuko ngo ni ibintu bimubaho buri gihe ngiyo bafite igikorwa bagiye gukora gikomeye. Ngo hari ikintu kibi gikunda kumubaho. Vestine avuga ko ngo icyo gihe mu nda hamuriye cyane. Ati nari mfuye kabisa nzashima Imana. Mu gusobanura uburyo byari biteye ubwoba, Irene yaragize ati hari nk'abantu twahuriye mu bitaro bakambwira batumurage Burundi gute, nkababwira nti muhumure arakira turagenda, nkabona n'umuganga afite ubwoba ariko gihe nkikomeza. Abaganga mu mbaraga n'ubushobozi Imana yabahaye bakoze ibishoboka byose, bamutera ishinge. Irene na Dorcas nabo barasenga, kubw'amahirwe babona umwana arakize, babona gufata urugendo berekeza i Kanombe, bafata indege berekeza i Burundi. Ni igitangaza gikomeye cyane Imana yabakoreye muri iryo joro. Ku rundi ruhande bose yaba Irene murinda habi yaba Vestine na Dorcas n'ubwa mbere bari bagiye mu ndege. Stories z'ibyabayeho ku nshuro ya mbere binjira mu ndege zo ni izindi nkuru zo kuba rundi munsi utari uyu kuko byari urwenya gusa. Bageze Burundi rero bakoze practice ndetse n'igitaramo cyarabaye kinagenda neza kurusha uko byari byitezwe. Muri make harashya. Reka noneho tuvuge ku mateka yabo, nkubwira akantu ku kandi kuri aba bana kuva bavuka kugeza umunsi wa none ubwo babaye ibyamamare. Ubundi amazina yabo yose ni Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas. Ubarebye mu maso ubona ko bakiri bato, bose baracyari mu mashuri yisumbuye. Mu kiganiro cya mbere bagiranye na Irene agikorera kuri The Choice Live, ari nabwo yavumburaga impano zabo, hari ku itariki 18 z'ukwa 9 mu 2020. Icyo gihe Vestine yavuze ko afite imyaka 14, naho Dorcas we avuga ko afite imyaka 16. Ni ukuvuga ko bombi barutanaho imyaka 2 gusa. Uyu munsi ashize imyaka 4 batangaje ko bafite iyo myaka. Bivuze ko Vestine wari ufite imyaka 16 muri 2020, uyu munsi mu 2024 afite imyaka 20. Naho Dorcas wari ufite imyaka 14 icyo gihe, uyu munsi akaba afite imyaka 18. Aba bana bombi baravukana bakanakurikirana, ndetse bafite undi mwana bakurikirana w'umuhungu akaba ari umuhererezi. Bavuka mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Impano Imana yabahaye yo kuririmba ni impano bafite kuva bakiri bato cyane, kuko kuririmba babitangiriye n'ubundi mu rusengero mu ishuri ryo ku cyumweru cyangwa Sunday School mu cyongereza, École de Dimanche mu gifaransa cyangwa École nk'uko bamwe mu byita. Naho mu muryango wabo bayikomoraho kuko yaba se ntaba muri korari ndetse na nyina nubwo ayubamo ariko ngo ntagazi kuririmba bigiye kure. Bakuriye mu itorero rya ADPR ari abaririmbyi, hanyuma korari nkuru yo ku rusengero rwabo yitwa Goshen Family ikunda uko baririmba maze rabarukirita batangira kuririmbana n'abantu bakuru. Ku myaka 9 gusa ya Dorcas na 11 ya Vestine baririmbaga ku murongo w'imbere muri korari Goshen Family. Icyo gihe bari utwana duto cyane. Mbere yo guhura na Irene bajyaga bakora amakava y'indirimbo z'abandi bakazirimba n'amajwi yabo y'umwimerere, ubundi bakayishyira kuri channel yabo yitwa Vestine na Dorcas. N'uyu munsi iyo channel izo kava wazibona. Irene murinda habi niwe watumye tumenya Dorcas na Vestine, niwe bagize abo bari uyu munsi mu bijyanye na muzika. Kugeza uyu munsi niwe manager wabo cyangwa ureberera inyungu zabo. Ariko se ubundi bahuye bate? Uwitwa Mahombi niwe wahaye Irene abakobwa Vestine na Dorcas, ariko haciyemo igihe ntacyo arabikoraho. Mahombi yongeye kwibutsa Irene ati aba bana ngo ahese bite, nyabona ko ntacyo ukora. Irene yahise amubwira ati we noneho nibaza Kigali uzambwire. Mu mpeshyi 2020 rero nibwo bageze i Kigali bahita baza kumureba. Baraje bamuririmbira indirimbo ya Neo Bosco ahita bakunda cyane, yemera kuba ikiganiro kuri The Choice Live. Muri icyo kiganiro Irene yahamagaye Neo Bosco kuri phone amwumvisha amajwi y'aba bana. Bosco nawe arabakunda cyane, yese bemerera kuba indirimbo yitwa Papa, ari nayo byari biteganyijwe ko izasohoka mbere y'izindi zose. Aba bana bahuye na Irene habura icyumweru kimwe ngo basubire ku ishuri. Vuba na bwangu bahise bajya muri studio barikodinga indirimbo yabo ya mbere. Gusa kuko bwari ubwa mbere byabanje kubacanga cyane, biragorana cyane. Byabaye ngombwa ko bahindura bajya kwa producer Santana Soso wari usanzwe ukorera Neo Bosco kuko ari we wabahaga umwanya uhagije. Indirimbo Papa ngo yaragoranye cyane biranga. Neo Bosco abahitwa nahaye ijambo maze yo birakunda. Bayikoze vuba cyane bahita banakora amashusho mbere yuko basubira kwiga.
ku itariki 27 Ukwakira mu 2020 bidatinze indirimbo yahise ijya hanze. Ni indirimbo yahise ikundwa cyane bikomeye, abanyarwanda barayishimira cyane ndetse yananarebwe cyane kuri YouTube, kuko ubu imaze kurenza views miliyoni hafi 7 ziburaho gato mu myaka 3 hafi 4 imaze. Irene binyuze muri company ifasha abahanzi ya MURI yahise ajya kureba ababyeyi b'abana ngo bagirane amasezerano. Ikindi kandi Vestine na Dorcas bari bakiba muri korali ya Goshen Family kandi ntibagombaga kuyivamo. Irene rero yasabye kubareka bakabahanzi bigenga ariko bakiri no muri korali yabo yabareze. Irene atagoranye yarabyemeye cyane, yirinda kubigira ubucuruzi. Yakomeje gufasha abakobwa bakomeza gukundwa banakora izindi ndirimbo zo mu imitima ya benshi zirimo Papa, Adonai, Ibuye, Harakiza, Nzakomora, Isaha, Umutaka, Kumusaraba ndetse niheruka yitwa Iriba nayo iri guca ibintu muri iyi minsi. Vestine na Dorcas barakoze cyane, byose bakabifatanya n'amasomo kugeza ubwo ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 12 mu 2022 bakoze amateka yo kumurika alubumu yabo ya mbere yiswe Nahawe Ijambo mu gitaramo cy'agatangaza cyabereye muri Camp Kigali. Ninkubwira ko bamaze kuba abahanzi bakomeye kandi bakunzwe, ntugire ngo ni amagambo yanjye gusa, kuko ibyo bihamya n'ibihembo bitandukanye bagiye batwara birimo ibya hano mu Rwanda nka The Choice Award, Isango na Muzika Awards ndetse no ku rwego mpuzamahanga mu mwaka wa 2020 aho begukanye igihembo cya Rise and Shine World Award muri kategori ya Africa Gospel New Artist of the Year. Gusa ariko ngo ntabyera ngo de Satani nawe ntajya aburaho yinjirira. Ibuka ibyabaye mu 2021, hari abantu bamwe bashatse kuriganya Irene muri ndahabi ngo bamwambure Vestine na Dorcas, ndetse biba birebire cyane, biba bibi kurushaho ubwo nyina w'aba bana yazaga i Kigali ngo aje kwisubiza cano y'aba bana be akayambura Irene. Mwese murabyuka saga ya cano, gusa kubw'amahirwe byaje gukemuka, maze Vestine na Dorcas bari bamaze gutandukana na Irene muri ndahabi bongera gusubirana. Kugeza amagingo aya baracyari kumwe. Birasa naho Irene muri ndahabi n'aba bana buri umwe ari umugisha ku wundi. Birasa naho baremewe gukorana ubuziraherezo. Ngayo nguko rero ngibyo bya Vestine na Dorcas, abana bato batari gito bo mu imitima ya benshi binyuze mu ndirimbo zabo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ni nansoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Nitwa King Saint. Naho utaha Imana ibarinde.